Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze mwese ku Ibendera TV, nizere ko aho muri hose mumerewe neza kandi namwe biba bitagenze neza mwihangane. Turababwira ko mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo umubyeyi ufite ubumuga arashinja inzego z'ibanze kumuhohotera. Iyi nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko gitifu w'umurenge yamaze gushyira muri sisiteme abaturage bavugana n'itangazamakuru. Ni mu karere ka Nyanza naho ni mu ntara y'Amajyepfo. Turaza kandi gusoza tubabwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi umupadiri ukurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Aha ibi bivugwa ni mu ntara y'Iburasirazuba. Izi nkuru rero tugiye kuza mu kanya tuzibagezaho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuzinjiramo nimunyemerere mbanze mfate umwanya muto mbashimire cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi ku nkuru tubagezaho. Nanashimira kandi mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ndanasaba ariko namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora kugira ngo dukomeze gusangira izi nkuru zose tubategurira tukanazibagezaho ku buryo buboroheye. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo umubyeyi ufite ubumuga aravuga ko inzego z'ibanze zirimo kumuhohotera. Nyiraburindwi Marie Claudine ufite ubumuga arashinja inzego z'ibanze kumuhohotera zikamukura hafi y'ibitaro yivurizagaho, naho afite akazi bakamujyana kumutuza aho avuga ko hamubangamiye kandi hakaba kure kubera ko bitamworohera kugera kuri izi serivisi. Nyiraburindwi Marie Claudine mu kiganiro yahaye Umuseke dukesha iyi nkuru avuga ko mbere yari asanzwe atuye muri santere ya Kabadaha mu murenge wa Mushishiro muri aka karere ka Muhanga. Aha ngo bikaba byaramworoherezaga gutega imodoka ijya kwa muganga i Kabgayi kuko ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo akabona uko ajya kwivuza. Uyu mubyeyi avuga ko usibye umuhanda wa kaburimbo yari aturiye, aha yahabonaga ibiraka byo kudoda imipira y'imbeho y'abanyeshuri, akabona ibimutunga we n'umwana we. Nyiraburindwi avuga ko aho ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge wa Mushishiro bwamutuje kugeza ubu ari kure kuko ngo ari mu birometero 15 werekeza ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo, bityo bikaba bitakimworohera ndetse ngo ntibinamushobokera kubona ubuvuzi n'abakiriya mu buryo bworoshye. Aha agira ati inzara igiye kunsinda mu nzu bantujemo kandi aho nabaga mbere ntacyo hari hantwaye. Uyu Nyiraburindwi avuga ko kugira ngo agere kuri kaburimbo bimusaba itike y'ibihumbi 2 kugenda gusa, bivuze ko kugenda no kugaruka asabwa ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Aha agira ati ibi byose babikoze birengagije ibyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yari yabasabye, kuko yabwiye ubuyobozi bw'umurenge ko bagomba kuntuza hano Kabadaha. Uyu avuga ko ibi bamukoreye ari ihohoterwa rikabije kuko ngo n'umwana w'umuhungu afite yaretse kwiga kubera ingaruka z'iki kibazo zirimo kubura amafaranga no kuba atuye kure. Uyu mubyeyi yashyira mu majwi gitifu w'akagari ka Munazi witwa Bagwaneza Fulgence akavuga ko ngo ari bamurenganyije. Uyu mubyeyi akaba asaba ubuyobozi kuba abagerageza kumwegereza umuhanda bikamufasha kujya kwivuza ariko no kubona amaramuko yo kumubeshaho.
mu zindi nkuru twabwiye ko gitifu yabwiye abaturage bavuganye n'itangazamakuru ko bashyizwe muri sisiteme. Mu karere ka Nyanza bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Butansinda baratabaza nyuma y'uko babwiwe ko batazongera guhabwa serivisi nyuma y'uko bagaragaye bavugana n'itangazamakuru. Aba baturage ibi babitangarije TV10 aho bavugaga ko nyuma yo kuvugisha itangazamakuru bagaragaza bimwe mu bibazo bafite ngo bikemurwe. Bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze barimo abayobora umudugudu, akagari n'umurenge batangiye kubashaka bababwira ko batazongera guhabwa serivisi. Aba baturage bavuga ko ubu bari mu mazi abira kuko babwiwe ko ngo amafoto yabo abitswe nibasanga hari uwavuganye n'itangazamakuru ikibazo cye kitazongera gukemurwa. Undi mu baturage yagize ati baratubwiye ngo nta kintu bateze kutumarira kubera yuko twaciye mu itangazamakuru. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avugana na Radio TV10 yamaze abaturage impungenge, avuga ko kuvugisha itangazamakuru atari ikosa ahubwo ari uburenganzira bw'umuntu. Aka karere ka Nyanza kahise kandika ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter bagira bati gutanga amakuru ni uburenganzira bwabo. Abaturage ni inshingano z'umuyobozi gutanga serivisi kandi nziza, ibindi bifite inzego zibikurikirana. Tugana ku musozo, reka tubabwire kuri iyi nkuru y'umupadiri uvugwaho ko yatawe muri yombi azira gufata ku ngufu umwana w'imyaka 15. Kuri uyu wa 9 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwataye muri yombi umupadiri uyobora Lycée de Rusumo iherereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, akaba akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemeje aya makuru avuga ko umukobwa bikekwa ko yasambanyijwe yiga mu kigo cy'amashuri umupadiri ayobora. Dr Murangira Thierry agira ati arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza rikomeje ngo hakorwe dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr Murangira yavuze ko uru rwego rusaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha kandi barinda abo barera. Aha agira ati biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi ntabwo bizihanganirwa. Uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana kandi bazirikane ko iki ari icyaha kidasaza. Amategeko y'u Rwanda ateganya ko ukekwaho iki cyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nshuti bakunzi bacu rero tuganye ku musozo, twizera ko mukomeza kugenda amunogerwa n'inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV. Niba ufite igitekerezo wakidusangiza, ariko nanone ukirinda igitekerezo kibangamira abandi cyangwa se kirimo gutukana. Nitwa Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.